nibyo meze mute rero ho muri mu bice bitandukanye mbasuza cyane kandi bifuriza kugubwa neza. Turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Hagati aho ngaho rero tukaba tugarutse muri studio tugiye kubagezaho amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye ngira ngo murabizi ko twibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ariko havugwa cyangwa se hari birimo biraturukayo, uraza kwibaza ngo ni ibiki cyangwa se ni ibihe. Ibyo byose ngira ngo murabizi ko tugaruka kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba yaba akamaramanza cyangwa se ibintu bikomeje kuba bizaba ibindi. Amakuru tugeraho aravuga yuko bice birimo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hari amahirwe yuko mu minsi ya vuba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiraza kuba cyafunguwe, ariko ndagira ngo nkwibutse ko ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntago riri uko uryumva, ahubwo hari byinshi biri inyuma y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse hari n'uburyo bigomba gukorwamo, hari n'ibigomba kongerwamo. Ibyo byose rero ndaje mbikubwire wa muntu we, ifatwa ry'umujyi wa Goma se cyangwa se kongera kwisubuza umujyi wa Goma, tukumva bayitombe kuri FARDC ryo urizihi iki. Ibi ngibi nabyo ndaza kubigarukaho, biraza gutuma nkomoza ku ngabo z'Abafaransa zongeye kumvikana zageza no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mwarabibonye ko n'amadarapo kabisa bari bayambaye. Uraza kunyerekeza ku ngabo z'Ubutaliyani kuri ubu zamaze kumanuka, uraza kunyerekeza ku bacanshuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwiyoreza hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zo ubwabo cyangwa se bo ubwabo, no kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ubwabo ku giti cyabo nibo babohereje, ntabwo ari bizamiri tuzi by'amasezerano yagiye abaho hagati y'impande zombi, nuvuga abacanshuro ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bifite icyo bisobanuye ku bice 23 yagiye yigarurira, kuko nta n'ikindi kiraje inshinga ibihugu ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo usibye ibimenyanya ya 23 yigaruriye, kuko biba bitarabayeho nta kindi cyakorwa, ndetse n'ibikorwa byose cyangwa se n'ibyuzabona byose nuko bashaka 23 yakurwa ahanga. Gusa rero kandi nanone niba unyurwa kandi ukaba unezezwa n'ibiganiro makuru tugenda tubagezaho, reka nkubwire ni kanda subscribe, nyaboneka kanda subscribe niyo buto itukura cyangwa se sabone ni kuri ako kabuto gatukura, ntago biri buze kukugora cyangwa se gufata iminota myinshi. Reka nisuhuza abantu bari mu Burundi mukomeje kutwereka urukundo, mukanda subscribe ndetse mutwereka ko mudukurikiranye mu Kayanza ndetse n'ahandi, ubwira ku bitekerezo n'inyunganizi ndetse no kutwereka ko mudukurikiranye tuba twabibonye. Ikindi kintu uza kongeraho like, share, ntubyibagirwe. Hari n'abantu bamaze kunyarukira kuri Barore TV bakanda subscribe. Nyarukira kuri Barore TV nawe di udacikwa. Reka twinjire mu makuru. Abenshi batangiye kuvuga bati Goma Tombe ifashwe nta mirwano nkuko byifujwe ku mujyi wa Uvira, nubwo nyine nyuma urugamba rwaje kongera ngo murabizi ko kugira ngo ife muri duce twa za Kavimvira, aho bitazasange, aho bitaza Runingu ndetse n'ahandi, byasabye imbaraga zikomeye cyane. Byasabye ko FARDC iminjiramo agafongera imbaraga, hamanuka barimo Hibu Special Force, abacancu bari bamaze kwagera ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugamba rukomera ubwo. Ariko kandi none ibi ngibi mu by'ukuri ngo iyi system cyangwa ubu buryo nibwo bushaka gukoreshwa kwifatwa cyangwa se kukongera kwigarurira umujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege rero nicyo cyambere kigomba kuba cyabimburirwa kugira ngo hazaboneke uburyo bwo kugeza ibikoresho ndetse n'abasirikare hano mu mujyi wa Goma, kuko n'urugamba rudashaka gutangirirwa muri bice bya Masisi ndetse wenda ngo habanze ko gufata Sake zizamugunga za Cyumba ndetse n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo. Ahubwo amakuru mfite ni uko agomba kubanza ko ifatwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, dore ko ibi ni ibice bitembere by'imijyi. Ikindi kandi nanone hari ibikorwa remezo bidashaka kwangizwa ndetse n'abaturage benshi bakorera ubuzima bwa buri munsi muri uyu mujyi wa Goma. Ni impamvu rero bigomba gukorwa gutyo. Hari abagomba kubikora ndetse n'uburyo bigomba gukorwamo, muri abo harimo ingabo z'Ubufaransa. Nyuma y'uko 23 isuzuguye bikomeye cyane igitekerezo cy'Ubufaransa cyavuga ko ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyagomba gufungurwa kandi kikarindwa n'abarimo Croix Rouge
ngira ngo ibi murabizi. Ndetse kandi nanone bagafatikanya n'igisirikare cya Congo FARDC, ariko by'umwihariko havugwaga ko bishobora kuba Croix Rouge, ndetse hakaba hanakwengeraho wenda MONUSCO. Ibyo rero umutwe wa 23 waje kubitera utwatsi, barimo Ukraine baravuga bati ntago bishoboka, ni inzozi, atizo ni inzozi. Ibi byarakaje rero perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abadiplomate b'Ubufaransa, bibaha umwanya wo kwicara batekereza uburyo bwo kongera kwigarurira ibice, bityo Ubufaransa nka kimwe bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bitanga igitekerezo cyagombaga kumvikana muri umuryango w'abibumbye, hahita haba ngombwa ko hongerwa igihe kingana na manda y'umwaka wose mu gihe 23 yarimo igaragaza nta gushidikanya ko iri kwizerera muri MONUSCO. Byose biba ngombwa ko MONUSCO imanuka yongererwa umwaka, ari nako igomba no kwerekeza muri Uvira. Muri urwo rugendo rero bavuga bati ryaryimbwa n'indyamirizi, ni nako umujyi wa Goma rero bimeze. Ubu ngubu Uburayi bwose bugaragaza ko bushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ibyo murabizi. Kandi ku Bufaransa bushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byatumye ijambo rikora. Ni no muri urwo rwego rero kandi uwo bita Madame Viviane Westphal, uyu nguyu yari yungirije Bintou Keita rero yaje gusezera kuri izi nshingano zo kuyobora MONUSCO, hahita hajyaho rero uyu mudamu, ariko ariho by'agateganyo. Uyu rero byabaye ngombwa ko ajya aganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse yaranabyeruye avuga ko kugira ngo azanga bitawe ku bw'impuzo 23 ubwo byabaye ku bw'ibiganiro yagiranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ubujyanama. Yongera kugaruka ngo kumvisha 23 ko igomba kwemera ko ikigo cy'indege mpuzamahanga cyaguma gifungurwa, ndetse bigakorwa ariko mu mujyo wo kuba ari ugushaka ko abaturage bahabwa ubufasha, apana mu mujyi wo kumva ko 23 agiye kwamburwa iki gice cyangwa se ari nk'izindi mpamvu. Ibyo rero 23 yahise itekereza ko nyamara ahubwo ari urugendo cyangwa se ari itangiro ryo gufata ibice birimo Goma. Gusa 23 nayo isa nkaho yabyanze, kuko ibiganiro byahuje abarimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu 23 byabereye Goma. Ubwo Madame Viviane Westphal yahageraga, ngira ngo mirabitswe nibwo nyuma y'umwaka wose nibwo indege yari yongeye gukandagira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Izi nyeshyamba zaratsembye zirakana zangabo, zivuga ko zidakozwa ibyo ngibyo. Ibyo byatumye rero kugeza kuri uyu munsi hari urujijo ndetse n'urungabangabo ku cyo 23 yabiri gutekereza, ariko n'ubundi umupango ukaba ukiri wa wundi ngo ibi nibitaba ku neza bizaba ku kabi n'akeza, kuko ifatwa ry'umujyi wa Goma byanze bikunze rigomba gukorwa. Bukavu yo irabarwa nk'iyafashwe kubera iki, turaza kubigarukaho. Reka mbanze mu by'ukuri twimata tudondoshana ku mujyi wa Goma, muri tumanuka no muri Kivu y'Amajyepfo gato. Bivugwa ko umujyi wa Goma kugeza uyu munsi uramutse ufashwe, ibice nka Sake, ibice bindi bigiye bitandukanye nta kintu bivuze. Mu gihe 23 no muri teritwari ya Walikale cyari ryangayikishije ari ifatwa rya Pinga ndetse n'uduce turimo Mpeti, nyamara byarabananiye. Ngira ngo mwajya mubona ko drone zakomeje kugenda zibananiza. Ibi bigaragaza n'imikoranire hagati ya Israel na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko iyi ni systeme y'abanya-Israel yakozwe kuva perezida wa Israel yagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yatangiye gutezwa imbere. Ubundi mbere ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvaga ikoreshwa ry'izi ndege za drone, bari bazifite cyangwa se bafite ubushobozi bwazo, ariko ntabwo byakorwaga nk'uko bikorwa uyu munsi. Ngira ngo uyu munsi urabona ko ibintu byahinduye imirishyo. Ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri FARDC n'ubundi ishaka gukomeza iyo nzira, ikabanza igasura 23 mu bice bidashobora kurasirwamo ibisasu, hanyuma bamara kugera muri Ndaza, Minova ndetse no mu tundi duce by'umwihariko tudatuwe cyane, aho bagenda bashira ibirindiro bamaze gusohoka mu mujyi wa Goma, bikazorohera bikazorohera FARDC kwirekana 23. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya, ntabwo bashaka 23 ihungira cyangwa se yibumbira mu mujyi mu gihe iri kuraswaho, ahubwo barashaka 23 isorwa mu mujyi, ubundi ikazabona uburyo bwo gusohoka bitabaye ko umujyi wangizwa. Ku muzo wa mbere FARDC irashaka gufata imijyi, nyamara murabizi ko 23 yabanje kugenda ifata uduce duto by'umwihariko kuza kugera n'aha ngaha, ariko noneho FARDC ntabwo bari gukoresha systeme yo ku muzo wa mbere. Bashaka kubanza gufata ibice bikomeye, uduce turi commercial, uduce nka Goma,
Bukavu, Uvira nk'uko mugenda mubibona. Hanyuma rero bamara gufata ibyo bice bizaburera cyane gusa 23 mu tundi duce, kuko ibirinda aho byaba aho biri FARDC ivuga ko ihazi imikoranire ndetse n'izindi nzego yakomeje kurushaho kwiyongera, bityo bakavuga bati igihe kizaba kigeze cyangwa se igihe cy'intsinzi cyo kizaba kirimo kirakomanga. Muri urwo rugendo rero niho kugeza uyu munsi ibihugu nk'Uburayi bigenda plutôt imiryango y'ubumwe bw'Uburayi, ibihugu bikomeye bigenda bizira ko hakenewe ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, ubushobozi mu buryo bw'imbaraga, ngira ngo kugeza kuri uyu munsi murabizi yuko Uburayi bwamaze gutanga miliyoni zigera muri 81 z'amayero, hakaba harimo miliyoni 60 zigomba guhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa kandi by'ubutabazi, ariko bakavuga bati inzira niba zifunze zigombe zifungurwe. Bivuze ngo ibyo n'ubundi biraza gushyigikira ya nzira ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari indi ngingo rero igomba gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yakwadoptwa cyangwa se yashyirwa ku mwuzo wa mbere, bigomba kwifashishwa. Iyo ngiyo nta yindi igomba gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi yaratangiye, ngira ngo mwabonye ibyo Masad Baluzi, uyu nguyu n'umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya Afurika, wanakunze kugaruka muri ibi bibazo. Ngira ngo murabizi ko yagiriye uruzinduko mu Rwanda, yagiriye uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibibazo amaze kuba yasobanukirwa cyangwa se azi neza, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zamaze kumenya ukuri kandi nazo zikagaragaza ko zishyigikiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashotowe, ndetse kandi ubusugire bw'iki gihugu bukomeje guhungabana bigendera mu mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise bashora imishinga yabo hano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi bavuga ko igomba kubungabungwa. Ibyo rero bakavuga ko bizajyana n'ikiguzi cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba yabona amahoro n'umudendezo byanze bikunze. Muri urwo rugendo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko abafite aho bahuriye cyangwa se uwari wese ufitanye isano n'umutwe wa 23 cyangwa se impamvu yose ituma 23 ibona intsinzi igomba guhita ishyirwa hasi. Cyangwa murabizi ko mu minsi yashize twagiye twumva amakuru yagiye avugwa, ariko hari ikiganiro cyabayeho hagati y'itangazamakuru ndetse n'uyu nguyu Masad Baluzi. Yaje kubazwa ku bijyanye n'iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abazwa icyo Amerika itekereza ndetse ibijyanye no gufata ibihano. Hanyuma rero yasubije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bafite uburyo bwinshi bwo kugira icyo bakora ku butegetsi bw'u Rwanda, ku mutwe wa 23, ndetse kandi bavuga ko igitutu gikomeje kongerwa mu gihe babona ko impande zombi ariko ngo zaba zaragiye zirenga ku masezerano ziyemeje Washington. Ariko by'umwihariko bavuga ati FDLR wenda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ntabwo yigeze mu by'ukuri isenya uyu mutwe cyangwa ishyira imbaraga zose zishoboka mu gusenya ibikorwa by'uyu mutwe. Bakongeraho kandi bakagaruka ku kijyanye no kuvuga ko 23 nayo ikirimo guhabwa ingufu n'u Rwanda, kandi iki kibazo cyakabaye cyarakemuwe mu gihe bavuga ko ari bimwe mu mizi n'ubundi bituma hakomeza kugenda habaho ikibazo cy'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zivuga ko zizashyira itafari ryabo ku ifatwa ry'ibyo bice. Mu buhe buryo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zose zakoresha igitutu cyangwa se ibihano. Ibyo byose rero akaba ari byo byitezwe gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko bishobora kuba byabangamira iterambere ry'umutwe wa 23, bigashyira igitutu kuri uyu mutwe ndetse bikabuca intege. Muri urwo rugendo bavuze ko hatazigera habaho no gutinya gufatira bamwe mu bayobozi ibihano. Masad Baluzi yahise atanga urugero, avuga ko abantu bashatse kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitafatira abayobozi ibihano, yahise avuga ati mufatire urugero cyangwa se murebere kuri Tadi James Kabarebe, umwe mu ngabo z'u Rwanda ukomeye cyane cyangwa se ufite umwanya ukomeye cyane. Ati rero twamufatiye ibihano kubera kugira uruhare muri ibyo bibazo. Ati rero n'abandi nuko bimeze kandi biri mu nzira. Ubwo icyo ngicyo rero kiri mu bice intege umutwe wa 23 mu gihe koko bizaba bigaragara ko ikibuga cyubatse gutyo, cyangwa se ikibuga cyubatse muri ubwo buryo. Ibi rero n'ubundi nibyo bikomeje kugenda bitekerezwaho, ariko kandi nanone hakaba hakenewe n'imbaraga ubwazo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yo iri kwitegura iyi ntambara, iraza kuyihangara cyangwa se iraza kuyitsinda. Ni ukuvuga ngo
mu by'ukuri bikomeje kugenda biho cyangwa se biri kugaragara mu gihe umutwe wa 23 wakoresheje imbaraga ugatakaza abarwanyi mu ifatwa ry'ibi bice. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka kubibambura kuri siasa ndetse no kuri politike cyangwa se mu buryo bwa diplomasi, hatabaye ko amaraso y'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ameneka, ndetse byaba noneho ko biba iby'urugamba nanone bikaba ko bagakoresha ibirimo drones cyangwa se utudege tutagira abadereve. Ubusuko 25 zarazanwe, bivuga ko kandi n'uruhande rwa leta rufite na kamikazi drone zikoreshwa cyane cyane n'abarwanyi 23. Ngira ngo murabizi mu Burundi, murabizi Kinshasa, murabizi muri Chopo ya Kisangani mu ntara ya Chopo, murabizi ni ibintu bimaze kuba byamenyekana. Ikindi kintu nza kongeraho kuri iyi ngingo ni uko kugeza uyu munsi umutwe wa 23 wagiye ugaragaza kwishyira mu byago bikomeye cyane, kuko kugeza uyu munsi Burundi buri gufata ikibazo cy'umutwe wa 23 nk'ikibazo cyabo ubwabo ku giti cyabo, nyuma y'uko umutwe wa 23 wagiye ugerageza kuvuga ko ushaka kugaba ibitero ku Burundi. Ibyo rero biri mu byahaye imbaraga zo ku rwego rwo hejuru abarimo Uburundi. Kugeza umunsi imibare y'abasirikare yarongerewe, ibikoresho birongerwa, ndetse n'ikintu kigaragara umunsi ku wundi ko intambara iri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasore rwose b'u Burundi bamaze kwihindura yabo ku giti cyabo cyangwa se kumva ko nabo ari ikibazo cyabo. Ibyo n'ubundi biragenda bigabanya za mbaraga, biragenda bigabanya amahirwe, biragenda bigabanya bwa bushobozi bwa 23 bagombaga kubona. Uyu munsi Tanzania yarahugurutse ihagarara Crimea, ihagarara hano Uvira ku cyaga cya Tanganyika, igaragaza ko 23 idashobora kuba yarenga aho ngaho, mu gihe igihugu nka Tanzania kigifite ubushobozi bwo kwihagarara no kurwana kugira ngo bakumire ko ikibazo cy'intambara cyagera mu gihugu cyabo, kuko byari byagaragaye ko hari impunzi zari zahungiye Tanzania, ndetse baravuga bati ibyo bibazo turashaka kubihagarika. Byatumye no 23 itangira kugenda igabanya ubushobozi bwayo mu mujyi wa Uvira. Kugeza uyu munsi urwo rugendo rumaze gutuma ibice birimo Poezero, ibice birimo Minembwe Centre ndetse n'ahandi Karingi, utwo duce twose ari uduce tumaze gufatwa na FARDC nyamara twa twagezemo 23, ndetse bihana amahirwe yuko kugeza umunsi ubu tuvugana Kabare, Warungu, Mwenga, ahangaha Bukavu, Karehe, ibyo bice byose birimo birazengurukwa bafatanyije na Wazalendo. Ni imyanya bakomeje kugenda bazenguruka bashaka kurushaho kwigarurira, hamwe n'ibihumbi by'ingabo zimaze kugera ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugenda kwa SADC ntabwo byabaye igihombo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byabaye inyungu yo kubona amaboko ashoboye, ndetse no kwibonera ko ibisubizo biri ubwabo muri bo, kuko SADC ahubwo byagaragaye ko yatumaga imyanya myinshi igenda ifatwa, ndetse SADC ubwo yari ihari yahageraga, ngira murabizi ko aribwo habaye ifatwa ry'uduce twose twa Bukavu na Goma. Ntabwo rero kumva ko uyu munsi SADC itagihari bizaba igihombo kuri FARDC, ahubwo bizaba inyungu ikomeye cyane yo kugaragaza za mbaraga n'ubundi zatsikamirwaga, bwa bushobozi bwatsikamirwaga, ndetse n'aya maboko yari ashoboye atarahabwaga umwanya ngo yigaragaze. Ubu FARDC bafite n'igihe cyo kwigaragaza kugira ngo bizerwemo, bongezwe umushahara ndetse n'ibindi byose abakeneye babashe kubibona. Hanyuma rero mu by'ukuri intambara nayo ijye ryarangira. Iryo ni ifatwa ry'umujyi wa Goma rikomeje kugenda rinugwanugwa cyangwa se rivugwaho na benshi, twarimo tugarukaho. Ariko nanone nk'uko nabikubwiye, umujyi wa Bukavu nawo ukaba wugarijwe. Umujyi wa Bukavu rero ntago ari muri ubwo buryo, ariko n'ubundi n'ahandi cyangwa se bwa buhe n'ubundi Bukavu nayo ikaba igomba gufatwa ku rugamba rukomeye cyane, aho byagaragaye ko amaboko arinze umujyi wa Bukavu ari mu nkengero z'uyu mujyi. Bityo rero ibice bya Nyangezi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, izi za Minova, Katana, utwo duce twose mu by'ukuri abasore ba Wazalendo bakaba baramaze kutugeramo bari gutata cyangwa se bari kugenda bamakuru FARDC. Iyi saha yari yose rero bikavuga ko hashaka kuba hagabwa ibitero byatuma habaho kwigarurira ibice. Ibyo biha amahirwe akomeye kandi ashoboka cyane uru ruhande rwose rwa FARDC kongera kwigarurira umujyi nka Bukavu. Byaba ari n'ibintu byiza cyane, dore ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye cyangwa se bumva neza ko FARDC akabaye igaruka ahangaha, ndetse bikabaha amahirwe y'uko bizeye ko umutekano wakongera kugaruka.
bizamuka, ibikorwa by'ubucuruzi bigakomeza. Bavuga ko uyu munsi byahagaze, imisoro yongerewe. Kongerwa kw'imisoro rero bivugwa aha ngaha, bivugwa nko kuba kugeza uyu munsi hariho za bariyeri nyinshi cyane. Abaturage rero bagataka bakavuga bati twakwa amafaranga menshi ageze ku bihumbi nka 80 by'amafaranga y'amafisa umunsi ku wundi, bikaba bivuga ko bibangamira ingendo, byatumye ibiciro byiyongera. Hakaba rero haragiye havuga ko hakwiye kugira igihinduka. Ibyo byose rero nibikomeza kugenda biba cyangwa se bivugwa hano muri ibi bice, ari nako mu by'ukuri ibintu bigenda bigaragara ko bihinduka. Byanze bikunze ni ibintu bigaragara buri ngo ari wese. Gira ngo rero murabyumvishe, icyo n'ifatwa rya Goma ni gahunda ziri gutegurwa. Rero reka mbashimire cyane, mbabwire mwakoze cyane, ariko umwanya w'ibitekerezo ndetse n'inyunganizi urafunguye. Munyarukira muri comment DM y'ibitekerezo n'inyunganizi. Hanyuma rero nkubwije kuri turasura mu masaha ari imbere, turaba n'ibindi bigezweho hirya no hino mu bice bitandukanye. Ari Bosco Musaramu cyane, The Region Info. Ndibutsa abantu kunyandukira kuri Barore TV bagakanda subscribe. Ni Bosco Musaramu cyane, murakoze. Imana imigisha ikomeze kwibanira namwe, kandi mu by'ukuri ndabakunda cyane.